ahubwo inama nabagira muceceke kuko iyi ni gasopo ya nyuma mbahaye wongera kumvugaho rimwe na genge yawe yose. Iki ni ikiganiro cyitwa gasopo part 1 ni part 1 izaba ifite part 2 nayo finale abantu bazaruca. Ndakurabuye utekereze sheke wahawe ubundi tutekereze ibyo uzongera kuvuga. Nakuraburaga abantu turazambana nk'isazi kandi bari kumutera amabuye nibyo birirwamo tuvugana nibyo noneho bati umuntu arankura umujyi wawe noneho abantu bakora muri Yes, twongeye kubaha ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Aha ni kuri Mr Today TV. Njuri kumva ni Mr Kira w'abanyarwanda, inshuti ya bose, inshuti ya diaspora, inkuba ku butaka, nyita ukome nkota, nyita ingabigenda muzimbere. Uyu munsi wa none wakibaza ngo tugarukanya yahe makuru. Uyu munsi tuje kuvuga kuki. Uko mubireba rero ni ibintu bisanzwe, murimo murareba muri screen zanyu ayo mafoto y'abantu babiri, n'uwitwa Papa Cyangwe n'uwitwa Skaitu. Uwitwa Papa Cyangwe aho yari yakoresheje press conference yitegura igitaramo cye kizabera muri university, yabajijwe abantu bagiye bamufasha muri kariyeri ye ndetse bamubaza n'uwitwa Skaitu, ariko yasubije agira ati Skaitu ni inshuti yanjye, twagiye dukorana ibiganiro bigiye bitandukanye, ntabwo navuga ko ari mu bantu bamfashije muri kariyeri yanjye, ndetse nta na kimwe cya kabiri kiwe nzi kuba yaramfashije mu myaka 5 maze mu muziki. Papa Cyangwe yagize ati kariyeri yanjye navuga ababyeyi banjye, inshuti twagiye dukorana mu studio hafi aho ngaho, ndetse abo twabaga turi kumwe ndimo ndategura, abamfashaga mu bitaramo bigiye bitandukanye, abo nibo navuga bagiye bamfasha muri kariyeri yanjye. Ariko Skaitu ntabwo namuzana, nta nubwo yaza ku mwanya wa hafi cyane, n'ubushuti buri aho twirirwagamo tunywa amayoga, ariko nta kintu na kimwe navuga yamfashije. Wowe urabyumva ute? Ese niba uzi kariyeri ya Papa Cyangwe n'uwitwa Skaitu, wavuga ko uwitwa Skaitu nta kintu yigeze amufasha mu kwamamara kwe? Papa Cyangwe yagize ati Skaitu ni umuntu twakuranye, ni umuntu twabanye imbobo, ducuruza imyenda, ducuruza ubuntu bw'ubuconco. Ni ibintu rero bigoye kuvuga ko yamfashije, ariko ngewe ku giti cyanjye mpamya yuko yamufashije cyane, kuko Papa Cyangwe ntabwo twari tumuzi, twagiye tumubona mu bintu bya showbiz nyarwanda, mu banyamakuru kwa Irene, ndetse tumubona kwa Rocky Kirabiranya, ariko apushinzwe n'uwitwa Skaitu. Ariko kano kanya biteye agahinda, biteye n'ikimwaro kubona yamwihakaniye imbere y'imbaga mu binyamakuru birenga magana, amwihakana imbere abantu bose bareba, bavuga ko nta kintu yamufashije. Uyu Papa Cyangwe yaje kubazwa ku bya Rocky, aravuga ati Rocky nawe ntabwo navuga ko yamfashije cyane, bya bintu nyine birenze, murabizi namwe ibintu birenze. Yagize ati uwo muntu witwa Rocky ni umuntu wamfashije, ariko by'igihe gito, kandi nanjye naramufashije kubera ko yamfashaga hari n'amafaranga yanjye ari kugenda abitakariramo. Rero nimukavuge ngo umuntu niwe wakuzanye, ngo umuntu niwe wakuzamuye. Reka nashyize imbaraga mu muziki wanjye mu myaka 5 maze, nawushoyemo buri kimwe cyose, imbaraga zigiye zitandukanye kugira ngo mbashe kuba nicaye hano hantu. Ati ikindi ndashimira abahanzi twagiye dukorana bagiye bamakurabo, ndashimira cyane bamwe mu bicaye hano, harimo Riderman, Pfura n'abandi bagiye batandukanye. Si ibyo gusa kandi bamwe mu bakabaye bicaye muri press conference yabereye hano nabo babagarutseho cyane bagaruka kuri Uwarizagwira Florian, muzi kuri Yamano. Nawe yagize ati kuba Yamano atagaragaye hano si ukuba wenda atagerageje kuba yaza kunshyigikira, ahubwo hari ibibazo yahuye nabyo, ararwaye. Abandi bati ni ikimwaro cya video twagiye tubona, naho ubundi ntago navuga ko kuba atagaragaye hano ari uko yabigizemo uruhare, ahubwo ni ibibazo afite. Kandi koko
wabireba kuza umajije no kuvugwa muri ibintu by'amavideo mwarabibonye, ni igisebo cyari gikomeye cyane imbere y'imbaga bari kubimubazaho, ariko yagize ati ntabwo ndi buhaboneke papa cyangwa unyihanganire. Reka tugane ku musozo mbabwira ngo mwebwe mwahisemo gukurikira Mr Today TV muraba agaciro, kandi nawe ugeze hano bwa mbere ndashaka nkubwire ngo kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo utazaza ucikwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho bya buri munsi byunze ubwenge kandi bicukumbuye cyane cyane bya hano iwacu mu Rwanda, ariko n'andi makuru agenda acaracara ntabwo twayabanyuzaho tutayabagerejeho. Muraba agaciro, mugenda munyereka ibintu ntatekerezaga, mugenda mukora buri kimwe cyose kugira ngo uno muyoboro waguke. Niyo mpamvu nanjye nta kintu ntazakora, igishoboka cyose nzagikora kugira ngo mbane namwe. Murakoze cyane, nyita Mitakira.